w'urugo bambaye imyenda koko y'ubukwe kabisa. Iyi foto ntibacike rwose. Abanyarwanda tuvuga ubuyobozi bwiza, shimwa Rwanda urabikwiye, shimwa Rwanda urabikwiye, wahaye umugore ijambo, shimwa Rwanda urabikwiye, imiyoborere myiza yatugejeje kuri byinshi, shimwa Rwanda urabikwiye, shimwa Rwanda urabikwiye, wahaye umugore ijambo, shimwa Rwanda urabikwiye. Mwese murabire none kwishinga amategeko umugore ahabwa ijambo, shimwa Rwanda urabikwiye, shimwa Rwanda urabikwiye, wahaye umugore ijambo, shimwa Rwanda urabikwiye, mu kurwanya jenoside yakorewe abatutsi, umugore wo mu cyaro ahabwa umwanya arayirwanya, shimwa Rwanda urabikwiye, shimwa Rwanda urabikwiye, wahaye umugore ijambo, shimwa Rwanda urabikwiye. Turi kwitegura amatora mu bihe biri imbere, wahaye umugore ijambo, twifuza ko yatuyobora, shimwa Rwanda urabikwiye. Turi kwitegura amatora mu bihe biri imbere, wahaye umugore ijambo, twifuza ko yatuyobora, shimwa Rwanda Nyakubahwa Minisitiri, rero kuri uyu munsi mwatugendereye munifatanya natwe kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rubaya. Turagira ngo tubabwire ko tubyishimiye cyane ko mwaduhaye umwihariko ndetse n'aya mahirwe. Igihugu ku rwego rw'igihugu tukaba twijihije uyu munsi hano iwacu mu Rubaya mu karere ka Gicumbi. Tubahaye ikaze rero tubagaragariza ibyishimo dutewe nuko mwatuzirikanye mugahitamo kwizihiriza uyu munsi iwacu. turamwakiriye aho twamushemererwa Mu izina ry'abaturage rero b'akarere ka Gicumbi nongeye kubashimira uyu mwanya w'icyubahiro mwaduhaye mukaza kwifatanya natwe kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Uyu munsi wizihijwe mu mirenge yose igize akarere kacu
uyu munsi tukaba twabijihirije ku rwego rw'igihugu ndetse n'urw'akarere muri uyu murenge wa Rubaya. Mu mirenge rero 21 igize akarere ka Gicumbi, uyu munsi urimo kwizihizwa, baricaye bari mu birori, barataramye barimo barizihiza umugore. Turishimira kandi ko uyu mwaka ku nshuro ya 26 tuwijihije ku nsanganyamatsiko igira iti dushyigikire iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Itwibutsa agaciro n'uruhare umugore wo mu cyaro mu iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange n'iry'umuryango abereye mutima w'urugo by'umwihariko. Nyakubahwa Ministre, banyakubahwa mwese mwaje kwifatanya natwe, kwizihiza uyu munsi nk'uyu bituma umugore wo mu cyaro yumva ko ashoboye kandi ashyigikiwe, bityo akarushaho kwigirira icyizere, agasobanukirwa neza ko imirimo akorera mu cyaro ihabwa agaciro kandi ishobora no kugera ku batuye mu mijyi, bigatuma ahagurukira guhanga imirimo yindi idashingiye ku buhinzi n'ubworozi. Nyakubahwa Ministre, muri aka karere tukaba dufite amatsinda menshi y'abagore, amatsinda yo kuzigama no kubitsa no kugurizanya. Dufite amakoperative atandukanye y'abagore, kandi Nyakubahwa Ministre amwe yatangiye no kugera mu cyiciro cyo kubyaza umusaruro ibyo duhinga. Banyakubahwa mwese twifatanyije muri uyu munsi mukuru, munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare mu gutegura uyu munsi, cyane cyane abafatanyabikorwa badufashije kugira ngo uyu munsi ubusa neza gutya nk'uko mubibona kandi ugende neza. Turashimira cyane Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, turashimira inama y'igihugu y'abagore, turashimira UN Women, Care International, SOS Rwanda, Profame twese hamwe, Sustainable Growers Rwanda, FAO, UNICEF, Never Again, Trocare, Réseau des Femmes, Compassion Internationale, Caritas Diocèse ya Byumba, Zoe Rwanda, ADP, Dutere Imbere, Accor Rwanda, BDF, amadini n'amatorero ari hano. Tugashimira umuryango AVC n'abandi benshi badufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbifurije umunsi mwiza mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, dushyigikire iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Murakoze, mugire amahoro. Abana bitu bari kwega, abaziri ntibashika, umuriro twena ntituhemba, amezi gatwikira insina, Guma Rwanda. Guma Rwanda. Munonga imiheto yonane kuzima, abakekuru n'abagurusi, Guma Rwanda. Bifurije gukomeza kugubwa neza kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, kwizihiza kuri iyi tariki ya 15 Ukwakira. Kubera ko umubare munini w'abagore barizwa mu cyaro, mu gice kinini cy'icyaro, bituma uyu munsi wizihizwa ugahabwa agaciro. Ku rwego rw'isi hari insanganyamatsiko igira iti dushyigikire umugore wo mu cyaro, ariko hano mu gihugu twahisemo insanganyamatsiko igira iti dushyigikire iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Tukaba twarahisemo kugira ngo turusheho gushyigikira umugore wo mu cyaro mu kwitabira ibikorwa bitandukanye by'iterambere, kandi tumwereka amahirwe ahari
yaheraho kugira ngo arusheho kwiteza imbere kurushaho. Nyakubahwa Minisitiri, nubwo byinshi byakozwe, birakwiye ko hakongerwa gahunda n'ingamba nziza mu rwego rwo kugabanya no gukuraho inzitizi abagore bagifite muri rusange, cyane cyane abagore bo mu cyaro by'umwihariko. Bakeneye gukomeza guhabwa ubumenyi butuma burushaho gutinyuka kwinjira muri gahunda zo guhanga imirimo ibyara inyungu, guhabwa igishoro kugira ngo umubare w'abakorana n'ibigo b'imari wiyongere, barusheho kongera ibyo bakora binoze ndetse bigere no ku isoko mpuzamahanga bifite ubuziranenge. Abagore bo mu cyaro bakeneye gukomeza kugezwaho amazi meza n'ibindi byabafasha kwihutisha iterambere ndetse no kunoza imirimo yo mu rugo kugira ngo bakomeze kubaka urugo rutuje kandi rutekanye. Abagore bo mu cyaro bakeneye amahugurwa kugira ngo bashobore gukora ubuhinzi busagurira isoko, kuko umubare munini nk'uko twabibonye, abagore batuye mu cyaro bakora ubuhinzi ariko ntibusagurira isoko. Turifuza rero ko ubukangurambaga bwakomeza kugira ngo umusaruro bakura mu byo bahinze, mu byo bejeje, bashobore gusagurira isoko, kandi ubuhinzi bakora buhindure imibereho yabo n'imiryango yabo binyuze no mu ikoranabuhanga. Sinasoza ntebwe abagore bo mu cyaro ko inama y'igihugu y'abagore izakomeza gukora ubuvugizi muri gahunda zose zimaze kuvugwa hagamijwe ko umugore yakoroherezwa kugera ku bikorwa n'imishinga y'iterambere rirambye. Kandi tuzakomeza gukangurira imiryango kugira umuco w'isuku n'isukura, kurwanya igwingira, kurwanya ubusinzi, kwirinda amakimbirane mu miryango. Ibyo byose bizagerwaho dufatanyije. Unyemerere nshimira abafatanyabikorwa babagarutseho, turabashimira cyane uruhare rwanyu mu gushyigikira iterambere ry'umugore muri rusange, by'umwihariko umugore wo mu cyaro. Murakoze cyane.
nyakubahwa munyemerere nsubize igikundi mu ngamba. Turn about, turning. 1, 2, 3, 1. Quick march. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Left wheelie. Left, right, left, right, left, right. Nibatambuke rwose batugezeho ubuhamya bwabo n'ibanga bakoresheje kugira ngo babe bamaranye imyaka 42 bashakanye. Abaturage bo mu murenge wa Rubaya, akagari ka Muguramo, umudugudu wa Santere Rubaya, twashyingiranywe mu 1981, tukaba tumaze imyaka 42 dushingiye. Urugo rwacu rero rwatubereye isoko y'umunezero, bituma dukora yubile y'imyaka 40. Mu masezerano yacu rero twiyemeje kubana dukundana kugeza dupfuye. Mbere yuko tubana twafashe igihe gihagije cyo kubaka urwo rukundo rwacu kugeza igihe twabanye. Muri icyo gihe rero byadufashije kumenya aho imbaraga nke z'umubiri naho ubushobozi bwe, kumenya icyo akunda n'icyo yanga, bityo twiyemeza kubana nta ubangamiye mugenzi we. Twariye imbuto z'urukundo ruhishije nta mifuko. Reka mbere umugabo wanjye anyunganye. Urwo rukundo rero rwaduhaye kugira indangagaciro mu rugo rwacu. Twimitse ikiganiro mu rugo, tuganira, tugira umwanya wihariye wo kuganira. Turamenyesha rero, turabwira ababyeyi baraha, nimwibwire ko umwana akenera gusa ibyo tumuha, kurya se, kwambara se cyangwa n'ibindi. Cyane cyane umwana akenera urukundo rw'abashakanye. Iyo umwana abona ababyeyi bakundanye, babanye neza kandi baganira, bimutera ishema kandi bigatuma agira icyizere cy'imibereho y'ejo hazaza. Muri uko kuganira kandi niho tubonera uburyo bwo kwirinda no gukumira ibibazo byose byashobora kuvuka hagati yacu. Kuganira kwacu kandi tuboneraho umwanya wo gutekereza ku mishinga y'iterambere ry'urugo rwacu, tugafatanya gushakashaka aho ubushobozi bwo kwigira ku ntego bwaturuka. Mu kwiteza imbere rero muri urwo rwego rwo kuganira, twabaga mu ntangiriro y'urugo rwacu twari umuryango utishoboye. Imibereho yacu yari mibi. Twabaga mu kazu gato cyane ku buryo twahoranaga impungenge zo kuba twabona umushyitsi tutaza kubona aho twamuryamisha. Twashakashatse rero ubushobozi, dushakashaka ubushobozi mu mugore yacu, dutangira duhinga, dushyiramo imbaraga dufatanije, ndetse dukodesha imirima ihagije kugira ngo tubashe kubona umusaruro. Muri uwo mwaka wa mbere twashoboye kubona umusaruro ungana n'amafaranga 300,000. Twashoboye rero kugura inka, tugira amahirwe, tugira umugisha, tubona inka ikamwa neza, ku buryo mu kwezi yaduhaga umusaruro ungana byibura n'ibihumbi hagati ya 70 na 80. Ibyo rero byadufashije kugura ishyamba, cyane ko tutabashaga no kubona inkwi no kubona igiti cyo kubaka, byari bigoye cyane. Twaguzemo ishyamba rifite agaciro k'800,000. Uyu munsi tukaba iryo shyamba riduha umusaruro. Iyo dusaruye tubasha kubona, mu myaka 2 iyo dusaruje tubasha kubona amafaranga agera ku 500,000. Ibyo rero ibyo byadufashije kugira ngo tubashe gukemura cya kibazo cyaho twabaga hatunganye. Twabashije kubaka inzu. Uyu munsi inzu turimo ikaba ari inzu nziza, ikwiye kandi irimo ibyangombwa byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.
twarebye rero uburyo dushobora kwiteza imbere kuko twaba dukeneye ko twagira iterambere mu rugo rwacu. Twegiriye inama tugana ibigo by'imari, dufunguza konte, turabitsa turizigamya. Ibyo byaduhaye rero ubushobozi bwo kubasha kubona inguzanyo muri banki. Inguzanyo rero twahawe twayishyuriye mu bikorwa by'ubwubatsi. Twubatse rero dufite amazu 2 akodeshwa hano muri santere, aduha amafaranga agera ku 130 buri kwezi. Ibyo rero byadufashije kubasha kugira imibereho myiza, kandi dushobora no kurera abana amashuri. Ari nayo mpamvu ubu abana bacu bose barangije kwiga amashuri yisumbuye, ndetse bamwe muri bo bize na kaminuza, ubu ni abakozi ba leta, kandi baba bamaze gushinga ingo, bafite ingo zishoboye kandi zitekanye. Muri ibyo byose rero urugo ndahamya ko ingo z'abashakanye bataganira ntibashobora kugera ku iterambere. Niyo bashobora kurigeraho bataganira, biteza umwiryane n'amakimbirane, ndetse bikaba byabasubiza mu bukene, kuko ibyo bakora byose akenshi baba basahura bamarana. Ndahamya rero ko ikiganiro mu rugo, kuganira kw'abashakanye, ari isoko y'iterambere kandi ari isoko y'ubukungu burambye mu muryango. Ntabwo rero kwiteza imbere kwacu turacafite urugamba rukomeye, kuko tugikeneye kongera ubushobozi n'imibereho myiza kurusha uko turi uko nguko. Bisanzwe rero turateganya kandi turatekereza gutera icyayi cyinshi cyongerwa ku cyo dufite, kuko icyo dufite kiduha byibuze umusaruro w'amafaranga 30 buri kwezi. Twabiteganya rero gutera icyayi byibura hangana na hegitare. Ibyo rero umusaruro wacu uzajya uvamo uzadufasha kugira imisaruro myiza, ndetse no guteganya imibereho yacu y'ejo hazaza. Gutuma mu rugo wanjye ikakomerezaho. Umutungo ni kimwe mu bituma ubuzima bw'umuryango bugenda neza, bigatuma rero iyo umutungo ucunzwe nabi bigira ingaruka ku bashakanye. Niyo mpamvu twafashe ingamba. Iyo tubonye umusaruro uva ku buhinzi, uva ku bworozi no mu bindi bikorwa bizana amafaranga, turicara tukabiganiraho, tugafata ingamba n'umwanzuro tubigizemo twese uruhare. Dufite konte twese, buri muntu n'umwishingizi wa mugenzi we, bityo bigatuma twizerana kandi tukamenya amafaranga dufite kuri konte. Umuryango wacu rero tubanye neza, harangwa ibyishimo n'umunezero. Umuryango wacu uragendwa, umuryango wacu dufasha abandi kubana neza. Twafashije rero abandi mu kubana neza tubazaniwe n'ubuyobozi. Twigishije ingo nyinshi mu ishuri ry'urukundo ryitwaga ishuri rirangwa n'ubudahemuka. Twigishije ingo 180 mu murenge wa Rubaya dufatanyijemo n'ubuyobozi. Twigisha ingo 90 mu murenge wa Cyumba, ndetse benshi barimo hano. Twagishaga inyigisho zitandukanye zo gukumira amakimbirane, ikiganiro hagati y'abashakanye, gucunga umutungo w'urugo, kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, hanyuma no gutegura indyo yuzuye. Muri icyo gihe benshi babanaga badasezeranye, ariko kubera izo nyigisho barasezeranye imbere y'amategeko. Hari ingo twafashije guteganya imbyaro bakoresheje uburyo bwa kamere, dufashijwe na serivisi y'ubusugire. Ibyo bikorwa rero dufatanyije n'ubuyobozi twakoraga, ibyo bikorwa twabikoraga amaraporo tukabijyana mu mavuriro, bakadusinyira, hanyuma tukabijyana kuri diyoseze. Ibyo byose ariko kugira ngo tubigereho
tubikesha ubuyoborere bwiza n'umutekano uhamye. Ubwo rero ndumva inama natanga ku bari aha bose n'abari ahandi, umuryango ushobora kubana neza, birashoboka, nta mpamvu y'intonganya, nta mpamvu y'amakimbirane, tugomba kubana mu mahoro. Ubwo rero kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika waduhaye inama y'igihugu y'abagore. Byatumye dusobanukirwa, bituma tumenya ko dufite agaciro, ndetse tumenya yuko umugore wo mu cyaro ari inkingi y'amajyambere y'igihugu. Murakoze. Turabashimiye aho bameze neza, mubaherekeze muri ayo mashyi bose batambuka, barabikoreye. Ubarebye wagira ngo baducyari mu kwezi kwa buki, kandi bamaranye 42. It is a Sunday, and I take this opportunity to recognize everybody that is here that has decided to congregate here today in recognition of the rural woman that we are celebrating, as we have heard in songs, in drama, and in all what has been presented to us. As we gather to celebrate the International Rural Women's Day, we stand unified in the common belief in the great contribution of rural women to Rwanda's illustrious socio-economic transformation and leadership that are recognized as a model at both the regional and the international levels. This year's International Rural Women's Day is celebrated globally under the theme, Rural Women Confront the Global Cost of Living Crisis. And this theme at the international level is in recognition of the fact that rural women are contributing a lot to the food value chains and value systems around the world. In Rwanda, based on our statistics and evidence, we are celebrating this day under the theme, Financing Rural Women's Empowerment. And this is in recognition of the critical need to invest in rural sector, as well as promote rural women's access to financial resources, information, and services, which are all very important for their socio-economic empowerment. Honorable ministers, ladies and gentlemen, we can never emphasize enough the role and contributions of rural women to agriculture, to food security, to environmental management, to community well-being, and to social cohesion. Rural women are the unsung heroines of the agri sector, playing a pivotal role in ensuring food security and nutrition for homes and for our nation. Recent data from the Institute of Research indicates that 80.1% of households in Rwanda are in the agricultural sector. Of these, 89.5 are female-headed households. Their great contribution to a sector that accounts for 90% and more of the country's economy is worth more than just recognition. It calls for our dedicated and committed action to invest in the rural sector and ensure that the voices of rural women count and their contributions are duly recognized and valued. This day dedicated to celebrating the rural woman
provides an excellent platform to recognize their invaluable contribution to our entire well-being, especially as most of us hail from the rural areas, raised by rural women, raised by rural solidarity. I am an example. I don't know about others. I am a very, very rural girl, born in a village, raised in a village, raised by a community to be who I am today, and rural women are bow to you today. So the theme for today challenges us to seek durable solutions for rural women to be financially inclusive, access finance, use finance, but most especially for us as policymakers and development agents to invest in the sectors that will enable rural women do well. It is a call of action that reminds us to provide financial and non-financial support that is necessary for rural women empowerment. So investing in rural women means investing in our own future. It means providing access to education, access to health, access to land, and access to all what the rural woman needs, especially technology, to do the work that they do on a daily basis. And to you, the rural women, as I said earlier, I doff my cap to you because you are doing a great job. And I'm happy that you are recognizing what government is already doing by providing to you the institutions, Ministry of Gender and Women's Promotion, the National Women's Council, the NGOs, the women in parliament. We can name them and go on and on. This is because of government policy that is in favor of your work. All I can do is to call on you to organize yourselves better so that you tap into these opportunities and these facilities and keep doing the work. You are versatile. You do a lot. You take care of children. You take care of food. You take care of the environment. You wear so many hats. And for that, we say thank you. So, talking on behalf of the UN and our development partners, I can only but recommit our support to government, that we will keep working together to make the work of rural women lighter, to make their work recognized, to make it supported, so that they continue doing it to the betterment of all of us. And the UN, together with its partners, are already doing this in examples. We have the Rural Women Economic Empowerment Program that we're implementing with a number of local NGOs, but most especially under the leadership of the Ministry of Gender and the Ministry of Agriculture. And we are reaching and transforming lives for so many of our rural populations. So as we celebrate this International Rural Women's Day, let us not only recognize the remarkable contributions of the rural women, but also renew our commitment to their empowerment. By doing so, we pave the way for a more inclusive, just, and prosperous society, where rural women can continue to play their fundamental role in our collective journey towards a brighter future. Let us together cross communities to ensure that rural women have the technologies, the finances, the resources, and the support they need to thrive and make their valuable contribution to our sustainable lives. On this note, I just want to thank you and to continue to encourage our rural women to do the work they do, because it is very important.
turabashimira cyane kuri iki gikorwa cyiza mukoreye umugore wo mu cyaro, ni iby'agaciro, turabashimira cyane. Munyemerere rero ibikorwa byo kuremera biracyakomeza. Manze mbifurize umunsi mukuru mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro mwiza, kandi mbone n'uyu mwanya nshimire leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, byinshi ikora hagamijwe guteza imbere umugore wo mu cyaro. Ndanashimira kandi kuba akarere ka Gicumbi n'intara yacu muri rusange haratekerejweho, maze mu kwizihiza uyu munsi mukuru bagahitamo ko ibirori nk'ibi bitagira uko bisa byabera mu murenge mwiza wacu wa Rubaya wo mu karere ka Gicumbi. Nshimire kandi abaturage by'umwihariko b'uyu murenge ukuntu mwitabiye muri benshi kandi mukeye. Kuri twe rero uyu munsi ni umwanya mwiza wo kuzirikana aho umugore wo mu cyaro ageze mu iterambere mu rwego rwo kwigira ndetse n'uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu. Ni n'umwanya kandi mwiza wo kurebera hamwe inzitizi umugore wo mu cyaro agihura nazo batera imbere kugira ngo zishakirwe umuti. Ni muri urwo rwego rero twifuzaga gushishikariza abayobozi n'abafatanyabikorwa kurushaho gukorera hamwe hagamijwe iterambere ry'umugore wo mu cyaro, kuko ufashije umugore aba afashije igihugu. Turakangurira kandi by'umwihariko abagabo kugira uruhare rugaragara mu iterambere ry'imiryango yawo, bafasha abagore
ari mu mirimo ariko no mu burere bw'abana ndetse no mu gukemura amakimbirane agaragara mu ngo. Nyakubahwa Minisita, ndabashimiye by'umwihariko namwe kuba mwabonetse uyu munsi mukaza kwifatanya natwe muri ibi birori bitagira uko bisa. Nkamboneye gusaba abaturage b'uyu murenge kuntiza amashyi tugashimira Honorable Minister waje muri iki gitondo kwifatanya natwe. Aha, amashyi injyana yacu turayizi rwose. N'abandi bashaka kubyina rwose, n'abandi bashaka kubyina rwose ni karibu. Iki kinimba ni ikiwacu, ni ikiwacu. Amashyi aba hakurya, amashyi. Umukazi wo mu cyaro n'abakahage gambo mawe izuba warireba mawe mbwe Abashaka rwose baze bagaciye bagakanya nako gukina kagira rwose. Muri rusange rwose ndabona hari umumama waje wiruka rwose ati nacitswe. Abo hakurya bimeze bite mwebwe hariya? Wanda wetu umukazi akatekate aya mawe yareba yo mu misho mawe yareba yo nihari nagwetu ijorebe Wanda wetu mawe bakareba muri banka mawe azabekezo mu mesho mawe uko muzeyi Kagame Rwanda rwetu akarere ka Gicumbi mawe umurenge gwa Rubaya mawe harimo abacara betu mawe nibamanya kutekateka nakwetu ijurebe umukazi wa Cyaro mawe uko muzeyi Kagame mawe akahomo kaze gambo mawe namanya kutekateka mawe akarebera amesho kwetu ijorebe ana kwetu amahanga garareba mawe bakareba gavumenti mawe okwe ni Paul Kagame mawe namanyo kutekateka Rwanda rwetu ijorebe Rwanda rwetu bakareba hari banka mawe bona bareba ebo barebe ibarahike mawe nokwetezo mu mesho Rwanda rwetu ijorebe Rwanda rwetu ijorebe Rwanda rwetu ijorebe rwetu amahanga garareba mawe bakareba gavumenti mawe gavumenti ya Rwanda ijorebe
Nifurije umunsi mwiza mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro ku bagore bose turi kumwe hano uyu munsi, ndetse n'abandi bose batuye mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu aho uyu munsi uri kwizihizwa. Nimwe mbaraga z'igihugu cyacu, muri inkingi ya mwamba mu bukungu bw'igihugu, kandi nimwe benshi dukesha imibereho myiza. Turabashimira kutiganda ku murimo n'uruhare mukomeje kugira mu iterambere ry'igihugu cyacu. Insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti dushyigikire iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Iratwibutsa urugendo tugifite mu gushyigikira umugore wo mu cyaro nk'uko byagaragajwe n'abafashe ijambo mbere yanjye, ariko nawe abigizemo uruhare ku mwanya wa mbere. U Rwanda ruza mu bihugu biri ku isonga mu kubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, bivuze ko umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu bahabwa amahirwe n'uburenganzira bingana imbere y'amategeko, kugira ngo bose cyangwa bombi bakorere igihugu cyabo. Turabizi ko kera umugore n'umukobwa hari ibyo batari bemerewe gukora kubera umuco. Amategeko n'imitekerereze yatwumvishaga ko umugore hari ibyo adashoboye ugereranyije n'umugabo, ariko tumaze kubona ko mu bijyanye n'imirimo n'inshingano bombi bashoboye kandi bashobora gusenyera umugozi umwe, urugo rwabo rugatera imbere, kugira ngo kandi twanabyumvise mu buhamya twahawe. Icyerekezo 2050 cy'u Rwanda gikubiyemo ingamba z'igihe kirambye z'icyerekezo cy'u Rwanda twifuza, ndetse n'uburyo bwo kugera ku ntego yo guhindura no kuzamura ubukungu ndetse no guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda bose. Iki cyerekezo kigamije ibikorwa bifatika bifasha umunyarwanda wese kugira indangagaciro zishyigikira impinduka mu mibereho ye, akagera ku bukungu buganisha ku iterambere rirambye. Kugira ngo bigerweho, Leta y'u Rwanda yashyize amahirwe ku mugore, cyane cyane nk'umwe wari waratsikamiye we mu gihe cyashize, kugira ngo nawe agere ku iterambere ryihuse. Muri ubwo buryo harimo korohereza abagore kugera ku nguzanyo, kubona serivisi zo kubitsa no kwizigamira, gukoresha ikoranabuhanga, guhanga umurimo ndetse n'ibindi. Ba mutima w'urugo mwese muteraniye hano, ese mwaba mukoresha aya mahirwe? Ese mwibumbiye mu matsinda? Ese mukoresha ikoranabuhanga mu kubitsa no kubikuza amafaranga yanyu? Ese ibi hari impinduka mubona bizana mu mibereho yanyu? Ibi ni byo ngira ngo muri uyu mwanya mubitekerezeho, kandi bizabafashe no mu buzima bw'iminsi iri imbere. Iterambere ryanyu rigomba guhera mu buzima bwanyu bwa buri munsi, duhereye mu byo muhinga n'uburyo mubihingamo. Ubuhinzi mukora bugomba gusagurira amasoko, kandi bufasha imiryango yanyu kwihaza mu biribwa, mu kubaka umuryango utarangwamo imirire mibi n'igwingira ry'abana, bityo mukabasha kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Ariko ibi byose bizashoboka nimufata iya mbere mu iterambere ryanyu. Ni ukuvuga ngo mugomba kugira inyota yo kuzamura imibereho yanyu muri rusange. Bagabo turi kumwe hano, basaza bacu, twiyumviye ubuhamya ko iyo umugore n'umugabo bagiranye ibiganiro, hari n'ikintu batinzeho cyitwa urukundo tutagombye kwibagirwa, bagahuza gahunda nk'uko nta nkingi imwe igera inzu, bagera kuri byinshi. Ndabasaba mwese gukorera hamwe, gufatanya ndetse kwizera abagore banyu ko bashoboye mu mirimo yose, cyane cyane imirimo ibyara inyungu. Abafatanyabikorwa, abayobozi batandukanye turi kumwe, ndabasaba gukomeza gufasha no gukurikirana abagore mu gukoresha ikoranabuhanga mu bikorwa by'ubuhinzi, harimo kuhira imyaka, gukoresha ifumbire, bikabafasha gukora ubuhinzi bw'umwuga kandi busagurira isoko. Dufatanye kurwanya no kurandura imirire mibi n'igwingira ry'abana mu miryango yacu, turwanye amakimbirane, turwanye ubusinzi,
turwanye ubuharike, tubyara abo dushoboye kurera, twite ku isuku, abana bitabire ingo mbonezamikurire y'abana bato, abana bitabira ishuri kugira ngo iterambere ritugereho twese n'abana bacu bakurana imbaraga n'ubwenge bazabashe gukorera igihugu no kubaka neza ejo hazaza. Ndasaba abanyarwanda twese guhora ku isonga mu kurwanya ihohotera iryo ari ryo ryose rikorerwa mu muryango, aho ribonetse hagatangwa amakuru ku gihe kuko rituma umuryango udatera imbere. Ngana ku musozo, ndashimira inama y'igihugu y'abagore, ndashimira akarere ka Gicumbi n'abafatanyabikorwa uruhare ntagereranywa bagize mu gutegura uyu munsi wo kwizihiza umugore wo mu cyaro, bikaba ari n'uburyo bwiza bwo guhuza imbaraga tukungurana ibitekerezo hagamijwe kugeza aheza umuryango nyarwanda muri rusange n'umugore by'umwihariko, tugendera kandi mu cyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu cyahisemo. Nkaba shoje nongera kubashimira mugira amahoro. Menya nari ngiye kuvuga nanjye ngo nabashemerera ukuntu mbivuze, sinzi niba bivugwa gutya ariko nabashemerera. Murakoze cyane.